Nshuti za Action TV turabaramukije mugira amahoro y'Imana. Uburo muri iki gitondo tugeze muri wa mwanya nyine twabageneye wo kubasomera cyangwa se kubabwira inkuru ziba zasohotse mu binyamakuru cyangwa se babi inkuru nyine ziba ziri mu binyamakuru byo hirya no hino ari mu Rwanda cyangwa se no mu mahanga, ariko nyine ayo makuru akarimo kuvugwa tugahitamo natwe nyine kuyabasomera kugira ngo mwumve uko byaramutse bimeze. Aya makuru dukunda kuyasomera mu kinyamakuru, nyine ni ikinyamakuru cy'Abanyarwanda, ikinyamakuru abantu bose bakunda, ikinyamakuru cya Kigali Today. Ikinyamakuru cya Kigali Today kiraterwa kigira kiti Diyoseze Gatolika ya Cyangugu yatanze amabwiriza y'uburyo abakristo Gatolika bakwiye kwifata imbere y'ikibumbano kiri mu ishusho ya Padiri Ubald Rugirangoga nyuma yo kuyimanika mu karere ka Rusizi umurenge wa Gihundwe ahazwi nko ku ibanga ry'amahoro. Iyo shusho nyine ya Padiri Ubald Rugirangoga irimo kuboneka nyine mu karere ka Rusizi umurenge wa Gihundwe ahazwi nko ku ibanga ry'amahoro. Iyo shusho nyine ya Padiri Ubald Rugirangoga niho iri. Musenyeri Edouard Sinayobye, umwepiskopi wa Cyangugu, yageneye abakristu ubutumwa bugaragaza igisobanuro cyayo, ibikwiye n'ibidakwiye gukorerwa iri shusho. Uwo ni Musenyeri Edouard Sinayobye nyine umwepiskopi wa Cyangugu, ati hari ibikwiye cyangwa se ibisobanuro bikwiye guhabwa iri shusho. Yagize ati ntibikwiye rwose gupfukamira iri shusho cyangwa se kugira indi myifatire yindi iranga icyubahiro kigenewe Imana yonyine. Yagize ati ntibikwiye rwose gupfukamira iri shusho cyangwa se kugira indi myifatire yindi iranga icyubahiro kigenewe Imana yonyine. Hari icyubahiro ubundi kigenewe Imana yonyine, icyubahiro kidakwiriye abana b'abantu. Ati icyubahiro kigenewe Imana yonyine, umuremyi w'ibintu byose. Ubundi baravuga bati nyabuneka ntimuzikubita imbere y'ibintu biri mu ishusho y'umuntu ariko mugaragaza ko mubiramya nk'Imana. Ati ibyo bintu rwose birabujijwe kwikubita imbere y'ishusho y'umuntu uyiramya, kandi icyo cyubahiro kigenewe umuremyi ari w'Imana, umuremyi w'ibintu byose. Musenyeri Sinayobye yasobanuye ko ishusho ya Padiri Ubald Rugirangoga ari ikimenyetso gifasha abakristo Gatolika kumwibuka no kumusabira. Ati iyi shusho ya Padiri Rugirangoga ni iyo kumwibuka no kumureba tukamusabira, mbese tukanumva yuko yabayeho afite imirimo yari ashinzwe kandi yakoreye n'abantu, ko atari ikimenyetso kigaragaza ko ashyizwe mu nzego zo kuba umutagatifu. Ati icyo kimenyetso rwose ntabwo ari ikigaragaza ko Padiri Ubald Rugirangoga yashyizwe mu nzego zo kuba umutagatifu. Yasobanuye ko Padiri Ubald Rugirangoga yahoraga atakambira abarwayi ngo Yezu abakize, atari we wakizaga. Abantu baratakamba bakavuga amasengesho bagasabira abarwayi, ariko Uwiteka niwe ukora imirimo ye. Ngo ni nayo mpamvu bitemewe gukorera ku ishusho rye imihango yo gushaka ibitangaza. Uko niko Musenyeri Sinayobye arimo asobanura. Ati Padiri Rugirangoga yahoraga atakambira abarwayi ngo Yezu abakize, ariko ntabwo ari wakizaga. Niyo mpamvu rero bitemewe gukorera kuri iyo shusho y'imihango yo gushaka gukorerwaho ibitangaza. Ati ishusho ryose ry'ikiremwa muntu rigaragaza Imana umuremyi wa byose. Niyo mpamvu bibujijwe kurisuzugura, kuryangiza no kurikoreraho ibindi bikorwa byose byo kuritesha agaciro. Ati gutesha agaciro ishusho y'umuntu, kuyangiza birabujijwe. Ibyo rwose ntabwo rwose ibyo ngibyo ari bikwiriye abantu. Atari ku bundi muri Kiliziya Gatolika abiyambazwa ni abantu baba baritabye Imana bagashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Muri Kiliziya Gatolika nyine murazi ko abantu biyambaza abatagatifu, abahowe Imana b'i Bugande bati mudusabire, bati Andereya mutagatifu udusabire, ati bazina bacu batagatifu mudusabire, Mariya Madalena mutagatifu ati mudusabire. Abo bantu bose ubundi baravugira ati ubundi muri Kiliziya Gatolika abiyambazwa ni abantu baba baritabye Imana bagashyirwa mu batagatifu. Abatagatifu ni abantu baba barabayeho kuri iyi si baharanira ubutungane. Iyo bamaze kwemezwa na Kiliziya ko bashyizwe mu batagatifu, icyo gihe abakristo baba bashobora kubiyambaza
bahereye ku ngabire n'impano bari bafite igihe bari bakiri muri iyi si. Iyo wakoze neza uribukwa, iyo wakoze neza imirimo yawe isigaraho, iyo wakoze neza ibyo wakoze bisigara byivugira. Ariko rero nyine hari igihe kigira kiti abantu bashyizwe mu bahire cyangwa se abantu bashyizwe mu batagatifu, ababyemera bakabiyambaza. Padiri Ubald Rugirangoga yari azwi mu bikorwa byo gusengera abarwayi, iby'isanamitima, ubumwe n'ubwiyunge. Yitabye Imana. Padiri Ubald Rugirangoga yitabye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2021 aho yaguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azize uburwayi. Iri shusho rero yabumbuwe ryashyizweho ku ibanga ry'amahoro mu rwego rwo kwibutsa ubutumwa yakoze igihe yari akiri muri iyi si. Baragira bati nyaboneka iri shusho yabumbuwe Padiri Ubald Rugirangoga igashyirwa aho bita ku ibanga ry'amahoro, ni irigaragaza ubutumwa bwiza yakoze igihe yari akiri muri iyi si. Kugeza ubu nta muntu wo mu Rwanda urashyirwa mu batagatifu uretse ubusabe bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda bwo gushyira umuryango wa Rugamba Sipiriyani mu bahire bwemewe na Roma, ugashyikirwa Papa Francis kugira ngo nabafate icyemezo cya nyuma. Ubwo rero murumva yuko uko byakagenda kose Kiliziya Gatolika Diyoseze ya Cyangugu yatanze amabwiriza cyangwa se yatanze ijambo mbese yavuze ibyagombye gukorerwa ijuru ya Padiri Ubald Rugirangoga aho nyine irimo ako karere ka Rusizi umurenge wa Gihundwe ahazwi nko ku ibanga ry'amahoro. Umusenyeri wa iyo diyoseze nyine ariwe Edouard Sinayobye akaba agira ati nyaboneka ishusho ya Ubald Rugirangoga ni iyo kumwibukiraho, ni yuko aho ngaho yashyizwe hagombye kwibuka kubera imirimo myiza cyangwa se imirimo yari ashinzwe yakoreye muri iyi si igihe yari akiri mu isi y'abazima. Tugomba rero kumwibuka, ariko ntabwo tugomba kumupfukamira cyangwa se ngo tuhagere turimo gushaka ibindi bintu byaba ari nk'ibitangazo dushaka kuri iyo shusho, kubera yuko ntabwo ibyo ngibyo rwose Kiliziya Gatolika ibyemera. Ntabwo ibyemera. Ntibuze yuko umuntu ahabwa icyubahiro yitabye Imana, kubera ko abacu buri gihe duhora tubibuka, tukabibuka igihe cyose tuba tukiriho natwe tutari twaba muri ubuzima, ariko ntabwo byemewe ko abantu tubasenga cyangwa se tukabasaba tukabapfukamira, kandi icyo cyubahiro gikwiye umuremyi Imana, umuremyi wa byose. Ni ukuvuga ko rero ibi ngibi rwose umushumba Diyoseze ya Cyangugu yavuze birasobanutse, birumvikana. Nyaboneka abakristo ba Diyoseze ya Cyangugu n'abandi mwese dufatanyije kwemera muragendeye kwa ayo mabwiriza aba yatanzwe. Ubwo rero byaro byose muzajya mukomeza mugende mubibwirwa, muzajya mukomeza mugende mubyumva uko bukeye uko bwije, amabwiriza agenda atangwa nyine n'impinduka. Naramuka ashyizwe no mu rwego rw'abahire mu batagatifu, nabwo ngo Kiliziya Gatolika izabitubwira. Hanyuma bamwiyambaza tujye twiyambaza izina rya Ubald Mutagatifu tugira duti Ubald Mutagatifu udusabire. Ariko igihe bitaraba tube twihanganye nyaboneka. Mukomeze rero kugira ubuzima bwiza. Murakoze.